Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima nk'uko musanzwe mubizi mu kiganiro ubuzima buzima tugira igice cyitwa tubimenye. Iyo duhagaze gutya mukabona izina ry'ibitaro muhita mumenya ko turi mu gice cyitwa tubimenye. Aha turi mu misozi, ntabwo navuga ngo turi mu karere, turi mu misozi y'akarere ka Gakenke, akaba ari urugendo rurerure guturuka ku muhanda wa kaburimbo kugira ngo ugere kwa bino bitaro, ariko bikaba ari agace gatuwe. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, bino bitaro turiho ni ibitaro bishyashya, akaba ari muri bya bitaro bimwe perezida yagiye yemerera abaturage. Ushobora kuvuga ati mbese imvugo niyo ngiro, bimwe mu bitaro perezida yagiye yemerera abaturage byarubatswe cyangwa ntabwo byubatswe, byagiye bijyana no kubyemera gusa, ariko ntabwo ariko bimeze. Ibitaro perezida yagiye yemerera abaturage nk'uko mwabibonye ku bitaro bya Nyabikenke byagiye byubakwa, niyo mpamvu kuri ubu ngubu n'ibi bitaro bya Gatonde nabyo byubatswe. Tuje kwa bino bitaro bya Gatonde kugira ngo tumenye mbese nubwo ari ibitaro byubatswe birakora cyangwa serivisi zagenwe z'ibitaro zikorerwa mwa bino bitaro cyangwa n'inyubako gusa. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe, bityo ibiganiro mukabisangiza n'abandi bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Njye muri kumwe n'Imanishimwe René Sadiki, umwanya ni uwanyu. Tugiye kureba umuyobozi wa bino bitaro kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye na bino bitaro. Mukomeze mukurikire gahunda. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tubikomojeho turi hanze yuko turi ku bitaro bya Gatonde, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Gakenke, aho twaje kureba umuyobozi wa bino bitaro, akaba ari Dr Dukundane Dieudonné, kugira ngo adufashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye na bino bitaro. Murakoze cyane Dr, tubaye ikaze mwa kino kiganiro ubuzima buzima, mwakibwira abadukurikiye mwa kino kiganiro mbere yo gutangira ikiganiro nyirizina. Murakoze, nanjye mbaye ikaze mu bitaro bya Gatonde. Nk'uko dutangiye bivuga, nitwa Dukundane Dieudonné, kandi umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gatonde kuva ku itariki ya 9 ukwezi kwa 12 umwaka w'2020. Murakoze cyane Dr. Nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ashobora kwibaza akavuga ati mbese bino bitaro bya Gatonde byatangiye ryari nyirizina muri rusange, byinshi bitandukanye mbere yo gutangira kwimbika mu bibazo bitandukanye kwa bino bitaro bya Gatonde byaba byaratangiye ryari? Murakoze. Ibitaro bya Gatonde batangiye kwakira abarwayi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2020. Nibwo ibitaro byafunguye imiryango, abarwayi barinjira bakajya gusuzuma no kuvura mu buryo busanzwe. Murakoze cyane. Hari ibitaro byinshi bitandukanye tugenda tubona, nk'urugero nk'abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima barabizi nk'ibitaro bya Nyabikenke, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Muhanga, mu misozi y'akarere ka Muhanga. Twabonye na bino bitaro ari ibitaro byitaruye umujyi, biherereye mu misozi. Noneho muri rusange nk'uko Deje wa Nyabikenke yatubwiye ko ibitaro bya Nyabikenke ari ibitaro bimwe mu bitaro perezida yagiye yemerera abaturage. Nk'igitekerezo cyo kubaka bino bitaro bya Gatonde cyaba yenda cyaraturutse he? Byaba ari ibitaro akarere kabonye kakabona ko, kuko turabona ko ari ahantu hatuwe ariko ahantu kure y'umujyi muri rusange. Nk'uko bigaragara, ibitaro bya Gatonde biri mu karere ka Gakenke, akaba ari akarere k'imisozi miremire. Ibitaro akaba ari imwe mu mpano perezida wa Repubulika yahaye abaturage muri kano karere ko bita akarere k'Ubukonya, gato ko mu Bukonya. Mu by'ukuri byaga bigoye cyane abaturage kujya kwivuza ku bindi bitaro byo muri kano karere ka Gakenke, ari byo bya Nemba cyangwa ibitaro bya Ruli. Hariho n'ibindi bitaro bituranye nabyo byo muri Nyabihu, ibitaro bya Shyira, ariko nko mu gihe cy'imvura cyangwa mu kindi gihe haba habonetse nk'umubyeyi cyangwa indi urgence, gutwara umurwayi kuri ibyo bitaro navuze byaga bigoye cyane. Ariyo mpamvu rero perezida wa Repubulika arebye ko abaturage bababaye yemera ibitaro byarubatswe rero muri gahunda yo kwegereza ubuvuzi abaturage. Murakoze cyane Dr. Noneho tumenye muri rusange yuko bino bitaro nabyo biri mu bitaro perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye yemerera abaturage.
akabibaha mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima bivuza hafi. Nashobora kuvuga ati mbese bino bitaro bitangira byatangiranye iyihe ntego? Nk'uko nabivuze, ibitaro bya Gatore ni ibitaro biri ku rwego rw'ibitaro by'intara by'akarere. Ni ukuvuga ngo serivisi zose zitangwa ku bindi bitaro byose, kuko mu Rwanda ukuntu ibitaro byubakitse, duhereye nko hasi kuri serivisi z'ubuvuzi, haba hariho umujyanama w'ubuzima ku rwego rw'umudugudu, hakaza ibigo ntango cyangwa health post, hakaza ibigo nderabuzima, niba hakaza ibitaro by'akarere. Muri ubu rero ibyo bitaro bya Gatore nabyo biri ku rwego rw'ibitaro by'akarere. Ni ukuvuga ngo dutanga serivisi zose zitangwa ku rwego rw'ibitaro by'akarere, harimo kuvura abarwayi bivuza bataha, hamwe n'abarwayi baba mu bitaro. Umuntu waza urembye atarataha uwo munsi afite kuba ari mu bitaro. Ariko noneho ubwo aho dutandukanye n'ibigo nderabuzima ni uko tugira serivisi zo kubaga. Abadamu batwite baje kubyara ntibikunde neza, turababaga, arizo gahunda zitabera ku bigo nderabuzima. Ubu rero urwego rwacu rw'ibitaro by'akarere bya Gatonde biri ku rwego rw'ibitaro by'akarere, kuko dukora serivisi zo kuvura. Murakoze cyane Dogiteri kubwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko bari kubireba kuri ekara zabo yuko ari ibitaro byubatse ahantu mu misozi, ikaba ari ibitaro nanone bifite abantu benshi cyane baza babigana kubera ari ibitaro byitaruye umujyi, bikaba ari ibitaro ariko aho biri akaba ari ahantu hatuwe. Umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese ni ibigo nderabuzima bingahe mwaba mufite birefera hano ku bitaro bya Gatonde? Ibitaro bya Gatonde dutanga serivisi ku baturage bajya kurenga 1,100. Muri make rero tuba dutanga serivisi mu baturage baza hano kwivura baturutse mu mirenge 5, ariko tuba dutanga serivisi mu bigo nderabuzima 6, kuko hari umurenge ufite ibigo nderabuzima 2. Wenda mbivuze ibyo bigo nderabuzima ibyo ari byo, harimo ikigo nderabuzima cya Gatonde, hakaza ikigo nderabuzima cya Janja, ikigo nderabuzima cya Rutake, ikigo nderabuzima cya Rusoro, ikigo nderabuzima cya Busengo, n'ikigo nderabuzima cya Nyundo kiri mu murenge wa Rusasa. Murakoze cyane Dogiteri, tumenye ibigo nderabuzima bino bitaro bifite. Yenda nk'uko mwagiye muvuga serivisi zimwe na zimwe ziri hano mwa bino bitaro, twemera tubonye ari serivisi zimwe na zimwe turagenda tugeramo kugira ngo abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima bazirebe. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima tubibutse ko turi mu karere ka Gakenke, aho turi ku bitaro bya Gatonde. Noneho Dogiteri, umuntu ashobora kuvuga twabonye urwego ibitaro biriho, tubona ibigo nderabuzima ibitaro bifite. Umuntu ashobora kuvuga ati mbese mbere yo kujya ku bwishingizi wenda ibitaro byaba bikorana nabwo, ni iyihe ntego ibitaro bifite byatangiranye ndetse n'intego bigenderaho? Intego ya mbere ni ukuvura abaturage batari barembye. Nk'uko nabivuze, byari bigoranye cyane kuba wakura umurwayi hano nk'umugore uri ku nda ukamujyana ku bitaro bya Nemba. Intego ya mbere ni ukugira ngo tuvure abarwayi batari baremba cyane. Intego ya kabiri ni ugutanga ubuvuzi budaheza, kugira ngo abantu bose bakeneye serivisi zo kwa muganga bazibone badaheza. Kandi ikindi, intego ya gatatu dufite ni ukugira ngo tuzamure ireme ry'ubuzima bw'abaturage, tubavure bakire batari banegekana kugira ngo basubire mu mirimo yabo, kugira ubuzima bwabo bwo mu rugo bugende buzamuka. Murakoze cyane Dogiteri. Noneho umuntu ashobora kuvuga, kuko hari ibitaro, mu bitaro byinshi tugeramo nko mu kiganiro ubuzima buzima, abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mbonero no kubashimira, mbibutse ko twamaze kugira 10,000 birenga mu bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima dukurikira bihoraho. Icyo tubashishikariza abageze ku rubuga rwacu bwa mbere ni ugukora subscribe, abandi bakabisangiza n'abandi hirya no hino bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tumaze kubabwira yuko turi kwa bino bitaro bya Gatonde, tukaba turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa bino bitaro, Dogiteri Dukundane Dieudonné, akaba ari kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye na bino bitaro. Dogiteri, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese bino bitaro byaba bikorana n'ubuhe bwishingizi? Kuko hari ibitaro tujya tubona nk'ahantu hatandukanye no mu mujyi tugasanga bifite ubwishingizi bumwe na bumwe cyangwa ibindi ntabwo biragira.
nk'ibindi bitaro byose bya leta, kuri umukiriya wacu wa mbere ni umuturage, kandi abaturage benshi bakoresha ubwishingizi bwitwa mituweli de sante. Hariho n'ikigo cyitwa RSSB, ariko gikubiyemo nk'amashami nk'abiri, bishatse kuvuga gutyo, harimo mituweli de sante hamwe na rama, byose biri muri RSSB. Tukaba tuvura n'abafite ubwishingizi, abantu bakora cyangwa abakoze imirimo ya gisirikare, iyo bita MMI. N'ubundi bwishingizi bwaba buri prive, za Sanlam, za Prime Insurance, za Radiant, UBF. Hariho n'abakiriya bazatugana wenda bahohotewe, bakishyurwa n'ikigo gishinzwe gukurikirana abaturage bya GBV. Birumvikana ko n'umuntu afite kuza wenda afite ubwishingizi aho twamuvura, ariko abantu benshi dufite hano muri Gakenke bafite ubwishingizi. Murakoze cyane Dogiteri, tugana ku musozo w'ikiganiro gitoya twari tugiranye kugira ngo dusobanukirwe ibitaro bya Gakenke. Noneho ni nk'iki mwabwira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima? Mu by'ukuri message ni imwe, nta kurembera mu rugo. Kurembera mu rugo kuko ibitaro Perezida wa Repubulika yarabiduhaye kugira ngo tuvure abaturage bo muri kano gace, kuko ibitaro birahari, abaganga barahari, imbangukiragutabara zirahari, imiti irahari ko dushoboye, kugira ngo abaturage bose bari muri kano gace, kaba ari kano gace ka Gakenke cyangwa kujya muri Nyabihu bari gushaka serivisi zacu hano, bajya baza kwivuza, tubahe serivisi batari barembera mu rugo, kuko iyo umurwayi arembye cyane akamara iminsi myinshi mu bitaro, hari imirimo yo mu rugo biri gupfapfana. Rero tubakangurira kugira ngo bivuze, bareke kujya kwa magendu, kuko ibitaro birahari kugira ngo n'imirimo yabo mu rugo bakoraga mbere bayikorere igihe. Murakoze cyane Dogiteri, tutarabarekura mukoze hasi mu nyibutsi ibuye, niko abanyarwanda bajya bavuga. Ni izihe serivisi zitangirwa mwa bino bitaro? Kuri ibi bitaro nk'uko nabivuze ko dutanga serivisi zo ku rwego rw'ibitaro by'akarere. Hariho abantu bivuza bataha, n'abivuza baba mu bitaro. Muri abivuza bataha twavuga abivuza indwara zisanzwe, urwaye umutwe se cyangwa malariya se, bisanzwe twivuza utaha. Tukavura n'indwara zijyanye n'amaso, tukavura n'indwara zijyanye n'amenyo zo mu kanwa, tukanabungabunga ubuzima bwo mu mutwe, ibyo bita sante mentale. Hariho n'indi serivisi tugiramo hano yitwa nutrition, kuboneza imirire, n'ubugororangingo. Abantu bavunitse, bafite ibibazo by'imitsi cyangwa ingingo, nabo tukabafasha. Ni kuvuga ko tubavura bataha. None hariho n'abavurwa bari mu bitaro, wa muntu utabasha kugenda cyangwa utabasha kwiyitaho ari mu rugo iwe. Ubwo twavugamo wenda serivisi yo kubyaza, kuvura abadamu batwite n'abadatwite. Tukavuga serivisi yo kuvura abana batoya bavutse, umwana afite kuvuka atujuje ibiro cyangwa se akavuka akagira ibibazo mu kuvuka, ubu nawe tumwitaho, iyo bita neonatology. Tukavuga n'abana bakuze, iyo bita pediatry. Tunavura n'indwara zo mu mubiri, ibyo bita medicine interne. Tukanavura n'icyo bita chirurgie, abafite ibisebe, bafite imvune, bafite ibintu byo kubagwa byoroshye, nabo turabavura no mu bitaro bya Gakenke. Hano hariho n'izindi serivisi za kwita ku bafite ubwandu bwa sida, ibintu bitandukanye, kwita ku gukingira, kuboneza urubyaro, n'ibintu byinshi dukora no mu bitaro. Mbega ugiye kuri package y'ibitaro y'urwego rw'akarere, byose turabitanga no mu bitaro bya Gakenke. Murakoze cyane Dogiteri, ntabwo twasoza iki kiganiro gitoya tugiranye tutabashimiye, nubwo tugiye guhita dukomereza mu maserivisi ya bino bitaro, ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, ikiganiro cyakomeje, mukomeze mukurikire byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibitaro bya Gatonde. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tumaze kubivuga yuko turi ku bitaro bya Gatonde, akaba ari ibitaro biherereye mu karere ka Gakenke. Deje yaramaze kutubwira serivisi nyinshi bino bitaro bifite, niyo mpamvu tugiye kubereka zimwe muri zo kugira ngo batubwire serivisi, mbese izo serivisi ni iki zimariye abaturage muri rusange cyangwa ababigana.
Aha ngaha tukaba turi muri serivisi y'ubuvuzi bw'abana, tukaba turi kumwe n'umuganga wo muri iyi serivisi, twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira. Tubahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Murakoze cyane, nitwa Byiringiro Charles, ndabasuhuje mwese. Nkorera ku bitaro bya Gatonde muri serivisi ikurikirana ubuvuzi bw'abana, akaba ari nanjye uyihagarariye. Muri bitaro bya Gatonde muri serivisi ikurikirana abana, twakira abana guhera ku minsi 28 kuzamura ukageza ku myaka 14. Abo nibo bana dukurikirana muri bitaro bya Gatonde. Akenshi abana batugana usanga bafite ibibazo bitandukanye, harimo umusonga, harimo impiswi, ndetse hakabamo abafite umuriro, dushobora kubonamo malaria, ndetse twakira n'abandi bafite ibibazo by'amatwi, harimo nk'umuhaha, ndetse tukakira n'abafite ibibazo by'uruhu ariko byoroheje. Muri abo bose batugana turabavura ndetse bagataha bakize. Turashimira kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwubakiye ibi bitaro. Mu by'ukuri abaturage batugana bakaba bamushima cyane, kuko ibi bitaro birabafasha. Bakoraga urugendo rurerure bajya ku bitaro hirya no hino, ariko iyo batuganye barabishima ndetse bagakira, tukabavura tukabafasha bagakira vuba bagataha. Icyo ngira inama aho ababyeyi batugana ni ukujya bihutira kugera ku bigo nderabuzima hakiri kare mu gihe umwana agifatwa, ndetse babona batabishoboye bakabohereza hano ku bitaro tukabafasha. Murakoze. Nitwa Odette Sibomana, nkorera mu bitaro bya Gatonde, by'umwihariko muri serivisi internal medicine. Bivuze ngo mu barwayi abantu bakuru guhera ku myaka 15 kuzamura bafite indwara zo mu mubiri zitandukanye. Hagati aho ngaho tukaba twagira inama abantu ko bajya bareka kurembera mu rugo bakaza kwivuza mbere y'igihe. Yewe nitwa Kamire Bertrida, nkaba ndi umuforomokazi ukora muri serivisi ishinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Nkaba nkorera muri ibi bitaro by'akarere bya Gatonde. Hano mu bitaro twakira abatugana, abaje bazanywe na ambulance cyangwa baje bizanye, uje yizanye cyangwa azanywe n'umuryango n'abamuherekeje. Ubwo twakira abivuza bataha n'abivuza bari mu bitaro. Bose turabakira tukabafasha, tukabaha ubuvuzi bukenewe. Turabavura bitewe buri wese n'ikibazo afite n'uburwayi afite, uworohewe agataha agakurikiranwa ku marandevu, no mu rwego tukamenya uburyo ameze, niba koko akomeje kwiyitaho bitewe na gahunda tuba twaragiranye nawe zo komeza kwiyitaho, kuko akenshi ubusanga uburwayi bwo mu mutwe akenshi bisaba kugira ngo umuntu akurikiranwe bitari by'umunsi umwe. Ubwo rero ku barwayi bari mu bitaro iyo borohewe barataha, tukamuha randevu akazagaruka, cyangwa twabona ari ugomba gukurikiranirwa ku kigo nderabuzima kimwegereye, nabwo tukamwohereza ku kigo nderabuzima kimwegereye. Utorohewe ku bari mu bitaro cyangwa ivuza ataha ashobora dushobora kumwandikira transferi akajya ku bindi bitaro byisumbuye biturusha ubushobozi, nko ku bundi burwayi. Natwe niko bigenda. Habona abo twakira, hari n'abandi baza bafite ibibazo bitandukanye bitari uburwayi bukabije bumaze igihe, n'ibyoroheje, n'abakeneye inama, kanseringi, psikoterapi, cyangwa n'abo bandi bakeneye n'imiti, bose turabakira. Muri serivisi rero dutanga ntago buri gihe ari umuntu uza akeneye ibinini, inshinge gusa, ko ari n'umuntu ushobora kuza akeneye ubujyanama. Ikindi dukora ni
hari supervision, hari mentorship, kujya kureba ibigo nderabuzima ese muri serivisi bakora z'ubuzima bwo mu mutwe ese bimeze gute, tukungurana ubumenyi no mu buryo bwo kuzamura imikorere, gufasha abarwayi kureba ibibazo bihari, kubikemura, twese tugakorera hamwe. Dushobora kujyayo dukoresha no gukora communication online, byose birakorwa kugira ngo dukomeze gutanga serivisi nziza tuziha abaturage muri iyi zone yacu, dufatanyije twese ibitaro n'ikigo nderabuzima, cyane cyane muri iyi serivisi yacu, kuko urumva abandi nabo bafite serivisi bakorana nabo, ariko serivisi y'ubuzima bwo mu mutwe y'ibitaro n'ibigo nderabuzima nazo zirafatanya. Tugakora supervision, mentorship, hakabaho no kujya no kuba twasura abagize ibyo bibazo bari muri communauté iwabo, ari byo bita home visit, nabyo biba mu nshingano zacu. Hakabaho n'ikindi cya sensibilisation muri communauté, kwigisha abaturage, sensibilisation en communauté, tukabigisha ku bijyanye n'ubuzima muri rusange, ariko twibanda no ku buzima bwo mu mutwe. Ubwo ni ibyo dushinzwe, hariyo n'ibindi ariko ni ibyo by'ingenzi cyane. Ubwo hakaba rero icyo twashishikariza abaturage ni ugukomeza kwita ku buzima bwo mu mutwe, cyane cyane badufasha mu gufasha abagize uburwayi kugira ngo bakomeze kumera neza, babashe kwivuza bamere neza, kandi n'abatararwara babashe kumenya ubumenyi bw'ibanze ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze, ni Jean Dodier Bagirinshuti, nkora muri serivisi y'ubuvuzi bwo kuvura indwara zo mu mutwe. Natangiye hano mu kwezi kwa kabiri, ariko nari maze imyaka 4 nsanzwe nkora muri iyi serivisi ya santé mentale mu karere ka Burera. Rero icyo nakongeraho, nkorana na mugenzi wanjye, icyo nakongeraho, zimwe mu ndwara tujya tuvura hano, hari indwara ziri mu byiciro bibiri. Hari indwara tuvura zimwe abantu baba bazi ko bazirwaye, n'izantu baba batazi ko barwaye, iyo bita neurosis n'ibita psychosis. Rero muri izo ndwara tuvura harimo nyinshi zitandukanye. Hari indwara bita indwara y'umuhangayiko, agahinda gakabije, indwara y'ibisazi byeruye, n'indwara y'amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Izo ndwara rero, indwara y'ubwoba, ndetse akenshi hari n'indwara zikunze kuboneka mu bana. Izo ndwara y'imyitwarire ni nyinshi cyane, ariko izo nizo dukunze kubona mu bitaro bya Gatonde. Rero icyo mugenzi wanjye yarabivuzeho, twashishikariza abantu kujya kubaza kwivuza, ndetse abenshi birinda n'amakimbirane yo mu miryango, kuko akenshi hari indwara ziterwa n'amakimbirane, nk'indwara y'umuhangayiko ziterwa n'amakimbirane yo mu miryango, ibibazo biba byakemuka. Murakoze. Nitwa Korimana Martin, ndi umubyaza mu bitaro bya Gatonde, nkora muri serivisi ya maternité. Mu by'ukuri ibitaro bya Gatonde twakira ababyeyi bavuye mu bigo nderabuzima 6 ndetse n'ahandi baje batugana. Muri ibyo bigo muri ababyeyi hari abivuza batabafite indwara zitandukanye, hari abaza mu bitaro baje kubyara, muri abo ngabo hari ababyara neza, hari n'ababyara babazwe. Bose tuha serivisi nziza kandi iboneye. Icyo twashishikariza ababyeyi rero ni ukugira ngo bajye baza kwisuzumisha hakiri kare ku bigo nderabuzima, ndetse tunagira inama ibigo nderabuzima kugira ngo bijye bikohereza ababyeyi ku gihe hataje mu burangare. By'umwihariko turashishikariza ababyeyi gukomeza kurya indyo yuzuye kugira ngo bagire ubuzima buzima, kandi banakomeza kwisuzumisha ku gihe nk'uko bisanzwe, kugira ngo abagize ibibazo tubashe kubibona hakiri kare, bityo babashe kwitabwaho mu buryo bukwiye. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye ubuyobozi bw'ibitaro bya Gatonde biherereye mu karere ka Gakenke, tugashimira n'abakozi b'ibitaro bya Gatonde ku murava n'ubwitange bagira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima.
by'umwihariko tugashimira na perezida wa repubulika wahaye ibitaro abaturage batuye mw'iyi misozi, kuko ni mu misozi y'akarere ka Gakenke, ndetse ukabona ko ari ibitaro by'ahantu hatuwe ariko mu misozi hitaruye umujyi. Bivuga ko yuko abarwaraga mu kujya kwivuza byarabagoraga kugira ngo babashe kubona serivisi z'ibitaro, bajyaga ku bitaro bitandukanye ariko bibagoye bakoresheje amafaranga menshi cyangwa banarembeye mu nzira. Ariko ku murava perezida wa repubulika agira mu guharana icyatuma abaturarwanda bagira ubuzima buzima, niyo mpamvu yabegereje ibitaro. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, akaryoshye ntigahora mu itama, twazengurutse serivisi za bino bitaro, ariko bino bitaro bifite serivisi nyinshi zitandukanye. Ntabwo izo serivisi zose dushobora kuzitemberamo uyu munsi ngo tuzirangize, kubera turi gutaha kure, kuko guturuka i Kigali kugera hano ni kure cyane, ndetse n'imihanda y'itaka. Bityo niyo mpamvu rero twabahitiyemo zimwe mu izo serivisi. Abageze ku kiganiro cyacu kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV, icyo tubashishikariza ni gukora subscribe, mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, hamwe n'inzobere zitandukanye mu by'ubuzima, ndetse no kubatemberera mu bitaro bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, mwa muri kumwe nanjye Imana Ishimwe René Sadiki, mukomeze mugire ubuzima buzima.